Shalom, turi ku itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri, ngira ngo ku bakirisitu ni umunsi twatangiyeho igisibo, ntawe utabizi. Rero ndifuza ko muri mwese iyi minsi tugiye gukurikizaho ni iminsi ikomeye cyane ku bakirisitu, iminsi tugomba kumara tuba hafi abavandimwe, dukora imirimo ya gikirisitu, ibikorwa bya gikirisitu, kugira ngo urukundo rwa Yesu rukomeze rutugaragaremo. Kristo watwitangiye akadupfira kugeza ubwo yemeye kutubabarira ibyaha byacu, akemera kujya ku musaraba ntitwayagiriraga. Rero tumuhe ikuzo akwiye muri iki gisibo turimo, dukore ibikorwa yishimira kandi by'ingirakamaro nk'umukristo. Umukristo aho uri hose ndagusaba kuzirikana ububabare bwa Kristo bwose, maze ukigomwa byibuze ugafasha abababaye muri iki gihe twinjiyemo iki gisibo. Muzagire igisibo cyiza kandi kizabe icy'imirimo ya gikristo, igikorwa cy'urukundo, muzabe ab'Imana nk'uko musa nayo.